Soma Bibiliya. Soma Bibiliya ni ikiganiro mutegurirwa kandi mugiye kugezwaho na Evangelize Le Monde TV. Ikiganiro kije mu rwego rwo gufasha abasomyi ba Bibiliya cyangwa abandi bantu bose bagize icyifuzo n'igitekerezo cyo gusoma ijambo ry'Imana ariko ntibabaje kugera ku iyo ntego. Ushobora kuba warayisomye ukayigeza hagati, ushobora kuba warabitekereje kuyisoma ariko ukabura umwanya. Hari impamvu nyinshi zigenda zigaragazwa n'abantu bakavuga ko gusoma Bibiliya ijambo ry'Imana ngo babashe guhitura no kurangiza ibitabo birigize byabananiye. Uyu munsi ntiyakwiye kuba impamvu cyangwa urwitwazo rwatuma udasoma ijambo ry'Imana. Evangelize Le Monde TV twabatekerejeho ku bakunzi bacu aho muherereye impande enye zigize isi. Tugiye kujya tubana namwe mu kiganiro Soma Bibiliya. Mu gihe cy'umwaka umwe tuzaba turangije gusoma ijambo ry'Imana. Ndakwifuriza kutazacikwa n'iki kiganiro Soma Bibiliya. Shalom shalom bakunzi b'ikiganiro Soma Bibiliya. Uyu munsi turakomeza igitabo cy'abacamanza igice cya 15 ndetse n'igice cya 16. Abacamanza igice cya 15. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Samusoni yongera kugomera Abafilisitiya arabica. Nuko hashize iminsi mu isarura ry'ingano Samusoni ajya gusura umugore we amuzaniye umwana w'ihene, yibwiye ko asanga umugore we ku murere, ariko Sebukwe ntiyamukundira ko ajyayo. Sebukwe aramubwira ati, ni ukuri nagize ngo waramwanze rwose, nicyo cyatumye mushyingira mugenzi wawe. Mbese murumuna we nta muruta ubwiza, ndakwinginze aba ari we ujyana mu cyimbo cye. Samusoni arababwira ati, kuri ubu noneho nta rubanza rw'Abafilisitiya ruzanjyaho nimbagirira nabi. Nuko Samusoni aragenda afata ingunzu 300, yenda amafumba y'umuriro, izo ngunzu azifatanya imirizo ayihambiranya n'ifumba y'umuriro, maze akongeza amafumba arazikungagiza aziroha mu mirima y'ingano y'Abafilisitiya. Inkongi iratwarana hose, si mu miba, si mu ngano zidatemye, si mu myelayo, byose birakongoka. Maze Abafilisitiya barabaza bati, ninde wakoze ibyo? Baravuga bati, ni Samusoni umukwe w'umutimuna, kuko yatwaye umugore we akamushyingira mugenzi we. Abafilisitiya bahera ko barazamuka batwika uwo mugore na se. Nuko Samusoni arababwira ati, ubwo mubigenje mutyo ni ukuri nzabahora kandi mbirangije nzarorera. Nuko arabatikiza cyane yica benshi, maze aba mu isenga y'igitare cya Etamu. Hanyuma Abafilisitiya barazamuka bagandika i Buyuda, badendeza Ilehi yose. Abayuda baravuga bati, ni iki kibazanye kudutera? Barabasubiza bati, twazanywe no kubaha Samusoni ngo tumugire nk'uko yatugize. Nuko Abayuda 3,000 bahera ko baramanuka basanga Samusoni muri ya senga y'igitare cya Etamu. Baramubaza bati, mbese ntuzi ko Abafilisitiya badutwara? Ibyo wadukoreye ni ibiki? Arabasubiza ati, nk'uko bankoreye niko nanjye nabakoreye. Baramubwira bati, tumanuwe no kukuboha ngo tugutange mu maboko y'Abafilisitiya. Samusoni arababwira ati, ni mu ndahere y'uko ubwanyu mutari bunsumire. Baramusubiza bati, oya, ahubwo turakuboha tukudadire tubagushyire, ariko ni ukuri ntituri bukwice. Bamuhesha imigozi mishya 2, barazamukana bamukuye muri icyo gitare. Ageze Ilehi Abafilisitiya baramusanganiza urusaku, maze umwuka w'Uwiteka muzaho cyane, imigozi yari imudadiye amaboko ihinduka nk'imigwegwe ishiririye, ibimuhambiriye biradohoka bimuva ku maboko. Nuko abona igufwa ry'umusaya w'indogobe, arisingira aryicisha abantu 1,000. Nuko Samusoni aravuga ati, erega umusaya w'indogobe, ibirundo n'ibirundo, umusaya w'indogobe mwicishije abantu 1,000. Nuko amaze kuvuga atyo ajugunya umusaya wari mu ntoki ze, kandi aho hantu hitwa Ilamatilehi. Agwa umwuma cyane atakambira Uwiteka aramubwira ati, wadukirishije ukuboko k'umugaragu wawe, none inyota iranyica ngo mu maboko y'abatakebwe. Ariko Imana ifukura iriba Ilehi, amazi aradudubiza,
nuko amaze kunywa umutima usubira mu nda arahembuka. Nicyo cyatumye hahimbwa Eni Hakore, Hari Lehi na bugingo n'ubu. Nuko amara imyaka 20 mu gihe cy'Abafilisitiya ari umucamanza w'Abisirayeli. Abacamanza igice cya 16. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Samusoni agushwa n'abagore. Samusoni agigaza abona y'umugore wa Maraya yinjiriwe. Abigaza babwirwa ngo Samusoni ageze hano. Baramugota bamubikira ku irembo ry'umudugudu bakesha ijoro. Bahacecekeye ijoro ryose bibwira bati nibucya turamwica. Samusoni ariryamira ageza mu gicuku. Muri iki gicuku arahaguruka afata inzugi z'irembo ry'umudugudu n'ibikingi by'irembo byombi, arabishinguza byose hamwe n'ibihindizo cyazo, abitereka ku bitugu. Abizamukana impinga y'umusozi uteganye n'i Heburoni. Hanyuma y'icyo abenguka umugore wo mu gikombe cya Soreka witwaga Delila. Abatwara b'Abafilisitiya basanga uwo mugore baramubwira bati, umuhende ubwenge umenye aho imbaraga ze nyinshi ziva. Tumenye uburyo twamushobora tukamuboha tukamucogoza. Umuntu wese muri twe azagwa ibice by'ifeza 1000. Bari b'Abafilisitiya bose kandi hejuru y'inzu hari abagabo n'abagore bose batumbereye Samusoni abaganiriza. Samusoni atakambira
samusoni ahera afata inkono z'amino hagati ziteze inzu arazegamira ukuboko kw'iburyo gufata imwe no kw'ibumoso gufata iyindi samusoni aravuga ati pfana n'abafilisitiya aritugatuga n'imbaraga ze zose arazishikuza inzu irudukira abatware n'abantu bari barimo bose nuko abo samusoni yiciye mu ipfa rye bari benshi barutaga abo yishiye munsi yose yo kubaho nuko bene se n'abo mu rugo rwa se bose baramanuka bajyana umurambo we barawuzamukana bawuhamba hagati y'Isola na Eshitawoli mu gituro aho se Manowa yahambwe. Samusoni yari amaze imyaka 20 ari umucamanza w'Abisiraheli. Amen.